reka nkubwize kuri njyewe ndamutse ngiye no kwiteza inda pe bya bindi bavuga ngo barayiguteye nacunga gahungu kimbura mukoro kimbwa ariko keza imbwa rube ariko keza yaba ari igitekerezo cyanjye cyo kubyara ubundi akanyihera umwana nkayereka hamwana ngaho ngero ugiye ku gasozi ujye kwimukira kwakira kubyara ngo abakobwa ndageze uvuze umwana wa mbere umukobwa wa kabiri umukobwa wa gatatu umukobwa wa kane umukobwa sina nagutumye ngo nzabajana muri soko ariko hari nashonje nyamuka uvuze ngo kubyara abakobwa ndageze wigeze untera inda y'umuhungu nanga kuyisama uwo kaposi ni heposite tutakoresheje gukira ubundi mu buzima busanzwe ugira ikihe kibazo njyewe ndi muzima hari umuntu ugiye kuba mwabona arapfumaguritse yarajeje kwaka gaturu none arakarangije ngo nta mafaranga afite ibyo se bibawe iri gare ntabwo riva hano agaturu yakwatse amafaranga angahe 10,000 none ayo mara 5,000 se byaha bikwishyura inzu cyangwa bikanyambika keke urayizi burushete keke biteri keke tere ndi kuvuga keke iteri keke bisikete yemwe yego mwiriwe urakirirwa ubaheye induba rekuza amabingo umenga n'inkono y'abatwa mfite umukobwa wanjye ambyariho 5 ariko araza akanyita ngo ndagashino ndagasundi ngo nigasundi ka mama kandi mama ntamuzi ntaranamubona ntaranamubona ndumva mbega bindemereye wowe n'umwana wawe kangahe ikibazo nukuza yagera hano mu nzu nkumva harimo ikiriri cy'abagabo mwiriwe kiri gucumbitiwe kwa kabuga Jesus is Lord aya masaha se nayo kuza kwirirwa ubaza abantu ngo biri ureba baba baninaniriwe ariko hari nashonje gukira habaye iki se ntabwo wariye ntacyo nariye nta n'icyo nigize mbona kuko ntacyo waba wanzaniye ndi bwaryo amata amasujuru ndetse nk'uburwara ko ndumva wagira ngo urimo urarya wabaye amashyamba amaze iminsi ndwayira agenda utanyanduza dore amashyamba aranduzanya bigende bati ntawe ukuzina mu mudugudu kandi yakundana na w'igihugu bati ntuzine inzira ijya i Kigali nyenyenyenye yikundira abasitari Spiriye sinaguca intege ariko ubundi nakaguhaye umutuku ariko kubera imyaka yawe no kushaka kutazarambirwa ko byose biracyashoboka kuri wowe reka nguhe umuhondo pe urakora aho ndaguha nyoko ntiwakuye umugeni se ati mutikura iwabo bamutegereje wajya kurya iwanyu hari ibyo siko yahashe nzovu utera umwaka kandi wavuye ankubwi ukurikereye Rubavu ujya gukina Etenseri urabizi ko Etenseri ari ikipe yanjye ndakubwira nzovu barabanuje kubatera umwaka hey akanabonye akora akavideo avuga ati mwaje mureka kujyana nzovu mwiba mumujyana he mwabarira umwiko kwari bubamagira waje gufashanya na nyoko no
noneho fata video meze gutya noneho nandirimba baby yo no ubu ngubu ni mukadafu wese mane mukorogwa nisize zanze gufata ibyo ni pop aha umwana utazi kujya pati yeka umutsitsi waraguye n'ingubwo yabw'ingurube gakuru na gato bari mu bwato batera kabuto kagwa kuri heto kavuna umuheto we nawe ujisambana se mva ndasambana ngukira ako nago nsambana ndarongorana ariko hari nashonje bitandukaniye umuntu gusambana ubundi ikintu cya mbere nuko ububyemera kubikora sibyo ese niba ufite sheri wawe mukamukundana ntabwo we mwibye mwikundane nyine mukundana uko nyine mugakora ibipipi twe bivuga amazina mugakora ibipipi unawe ucurangira kanya ego ko nakagitara hafa ubwo urasambanye abantu basambana njye nabakubwira ukagenda ukajya kwishega ku mugabo w'abandi ufite umugore ariko nabandi ngo barabiharaye muri iyi minsi oya birayo ntago mana kandi ikintu nababwira abantu birayo ntago ari sawa kubera icyo ujya guteretana n'abagabo hari abasore siwe ntabwo wafurira umugore sinshobora nubwo yaba arwaye kubera iki ntabwo wafurira umugore uraje wibaza abagore se atwite se ntabwo yaba afite nka murumuna we cyangwa nyirase nabagira se byashaka na se wawe ukaza akabikora aho bigeze namenye ubwenge butarimo akavuyo umbeshya nkubeshya unyanga nkwanga undyarya nkuryarya ubundi dukomeze ubufuti abantu bibiri ivugaho bajugunywe mu itanura ry'umuriro kubera ko ngakuramo igishushanyo ni bande ninde nande nibara abantu bahuwe Imana bivugana mukade uri nenjara nkwade mukaro nego nze buri runako ntabura ne mukaro nego nkora buri nenjara njya kwa mukaro subwe byane bike kiri kuvuga bo ntago kirimo kuntu nyine nyogokore kukubwira ngo ufite inzara ngagwe kuri ka mukaro yinywera mukaro gusa urakanywa base cyangwa unywe nzobya muze kwangana Imana mpamagenda umukarati karigendera rero anazadetu wangarundamo kuko komba narayumvaga kurwanya abantu nk'abatandatu nubu hari igihe nkora komba ikuzimu bakabimenya ko naje muri komba wa mugore yakoze komba muhunga muhunga muve mu mihanda amakorosi yose yakoze komba hari igihe nkora komba ku buryo ibitavuga Imana byose bimenya ko nakoze komba haleluya muvuga ngo amina cyangwa munabyihorera ntabyo mbingingira hari igihe mfashwa nkumva natera karitoma ariko nkibuka ko idini ryacu ritambara amapantaro ariko hari igihe Mana nyagasani higeze gufashwa ntera kiribiti bati yavangiwe baterefona umugabo wanjye ati izo kiribiti nizo zivamo iyo misaraba mwambaye mundi mwamviriye ku mugore bite byanyu umugore ho mwamuhereye muvuga ngo sinzamushaka naho mubyarije abana batatu muhorana itiku cyane mushaka ku mugore wanjye negeke akonyumvira bano bakristo ndagasa arabyibuha ngo arapfunyitse nimumenya ko apfunyitsemo imigisha yatera kiribiti mukohereza amagambo bite byanyu ko hari igihe azanshakira n'abasekirite umvuza muhungura iryinyo ikirenge ni heya hoya ikirenge ni futu kabisa ikirenge ni futu futu ni umupira futu kenzi wanyu asohoye indirimbo aho kugira ngo mumusapotinge nsa ibyo bayatubwiye ni nabyo bwa mbere numvise iyo ndimbo me vuba apfa kuba ngunda
azi icyo ashaka. Ufa napenda byanze. Mwambaye umukanu umwe. Muri urusengero rufite abakiriya n'abakompetita. Iyo uri mu rusengero bakubuza akabari. mu kabari bakakuza urusengero kandi kugira pasiteri abone abakristo nuko bagomba kuba baraye mu kabari bakoze ibyaha bakabyuka baza kwiyeza. Sabiki je nta mugabo nkeneye kuko uraranira ijoro rimwe. Ijoro ryose ryose mpaka mu bunyoni. ariko hari nashonje. Mbwira numva ufite 50. Yagashaho kangahe? 50. Amanyarwanda se? Yego kuko kamwe ni 5. Twakora stuntu 50. Tishoboye dusimbi tubara kuri detail nyine. Araho nyaga nkisinzirira nkavumbika. Okay, nari muze. Umbwiye ko nta gatege mpereza 45. Ngo? Umundi wambwiye ko nta gatege mpereza 45. 45. Bati noti 3,000. Abonye warabatijwe ejo bundi. Narabatijwe nakiriye agakiza no kuvanga ubu ngubu muri ngewe ntabyo nibijyanye n'ibintu bishobora konjyana hanze byarangiye nabaye cyaremwe gishya kuva inzoga sinzonja nago nabivuga ngo sinigeze nanazinywa na yanzova twajyaga tujyana hantu nawe naramukarabye ntabwo inzoga mu kanya bakoraga ibiki nanywaga nose ntabwo wanywa inzoga hera nkureba unywa inzoga wavuga ngo nawe inzoga wowe Mariko bari yatubo washize koko ereka hari ukuntu ugira planka turubuka gino kayikira mama ambulance ziko weta mu Kirundi ruseha bani nukuri no ashobora yaje no kuruhura umubiri umubiri wa pastor yaruhushwa n'ibiki si nk'uwawe se waba uruhuswa n'iki? Ntabwo wanjye ni nk'uwa pastor ubwo pastor ngo arasizwe ngo yarasengewe ngo yagize gute arashabye bibabiretse simwe mu bitubwira ubwo munsi bazampamagara bagati mutabaruka yaruhutse kusuza utakimbaza uko byagenze ngo usobanure oya nukume reba ko umupira murabaye ndagerageza kuramo iyo shati kuramo iyo shati ureba umupira murabaye nk'igikina ntabwo n'abantu bari noye nawe nagureka gutwara nagureka gutwara wa mwuga nibura nagureka gutwara batsi nagureka gutwara batsi tunasumbiria kidogo nagureka gutwara ni sori wowe Jariana tuzengereza. Shakumenya ibikigana umugore wawe. Uragira ngo nuze nawe. Iby'abagore umenye n'iby'isatuza. Wowe umenye ibikiwa. Yakureka turumbe banaye. Kameze gite. Nyine ndifuza umugore ko sinzi niba arimo hari abakobwa bangahe hari 1 2 3 4 5 ni 4 n'igice hari ni 5 hari abakobwa 5 okay niba ari 5 okay ntacyo ndumva mu bakobwa 5 ntago naburamo umukobwa cyangwa 5 ntago waburamo umugore nabanyuramo bakakubwira wabanyuramo ariko nka biography yanjye we banza ubibwire kugira ngo bamenye umugabo bashaka ngo ninde. Nitwa Pirate mu rugo ni Musanze akazi nkora akazi ko gucuruza ibiraha aba bantu bakunda ibiraha harimo umugorera
yagiye kunda ishaka kuyamutwara maze kamutwara yafashe urwembe imukebo uyu mutwe yageze babanza kumujyana hano muri prive ahageze prive baramunanira bamujyanye hano mu Gatenga bamugeje yapfa uyu mutsi waravuye yari yasinze uyu yaravuye cyane yari yasinze isomo byansigiye ko ntazajya kunda afite amafaranga ngo nyirataga nanjye bawukeba Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Aza njye nibwo bwa mbere Imana abona umuzungu umukene wakubiswe none uravuga ikinyarwanda mani Muzungu mwaramutse yego Nizihe nzozi zawe ni ugushaka umugabo wo mu diaspora ufite amafaranga nutamubona nzapfa gufata ibyo mbonye